menshi yo kugira ngo barusheho gukora aha hantu neza. Ni inyubako rero izajya ikinirwamo imikino yose igiye itandukanye. Ni inyubako izarangwa n'imikino gusa, ni imyidagaduro nimba babwira izo birimo ibibuga bito bya siporo bitandukanye by'umupira w'amaguru, basket, tennis, golf. Icyo kintu nacyo mu cyumva hazaba harimo yes, of course, ni ibintu nari kubabwira, ibintu nari guseka, no birasekeje kandi biranashimishije. That's good kabisa. Ibi ngibi bigaragaza uburemere bw'amafaranga. Yes, of course, nitwa Kevin Iradukunda, nagarutse nongeye kubasuhuza kandi nkomeje no kubifuriza ibihe byiza abanyarwanda, aho muri mwese ndabakunda. Uburi imbere mu gihugu, buri hanze y'igihugu, abantu kabisa bo hanze y'igihugu ndabasuhuje, mukomeze kugubwa neza. Ntangiranye ibitwenge kandi koko nibyo biranashimishije. Uyu ni umwe mu baherwe dufite hano iwacu mu Rwanda, kandi ukomeje kwerekana ko koko ari umuherwe kandi afite n'icyo ashaka gutanga mu kubaka u Rwanda rwacu twifuza rw'ejo hazaza. Rero uyu ni umushoramari witwa Coach Gaël, ahagarariye cyangwa se niwe washinze inzu ya 1.55 AM ubwo yakiraga rero ibiganiro by'abahagarariye ibihugu bigiye bitandukanye nka Sudani, Libya na Minisitiri w'u Rwanda mu nyubako ye yiyubakiye yitwa Kigali Universe. Nabimenye kabisa mu mikino yabaye rero igamije kunga ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se abanyagihugu bashobora kuba baba hakurya y'igihugu. Hakurya ni imikino yari imeze neza cyane, dore ko amakipe yose yari yambaye neza, bimeze neza muri Kigali Universe. Akaba ari inzu iherereye mu mujyi, iri hejuru ya shike. Abantu mutayizi, hejuru hari ibibuga buriya byinshi, kuzenguruka shike yose uzenguruka shike yose hariyo ibibuga by'uyu mugabo Coach Gaël, umushoramari. Ni ibintu ushobora kureba ukibaza amafaranga bishoyemo, ukibaza ayakura he, ayaturuka he, nawe bikagucanga. Rero ni igikorwa rero cyabaye uno munsi ku gicamunsi kabisa cy'uyu munsi ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane rero cyahurije hamwe abantu bagiye batandukanye bagiye bahamagarwa n'abakinnyi b'umupira baba diaspora bo muri Sudani. Cyabe rero muri Kigali University iri hejuru ya chic rwose nk'uko mubizi, izafungurwa rero ku mugaragaro muri Gicurasi umwaka wa 2024 nibwo Coach Gaël azamurikira abanyarwanda iyi nzu. Ariko uyu munsi akaba habereye iyo mikino. Rero abitabiriye iyo mikino rero barangajwe imbere n'abambasaderi ba Sudani mu Rwanda, Bwana Khaled Musa ndetse n'uwitwa ambasaderi wa Libya Bwana Ibrahim Siri. Nyuma y'iyi mikino Coach Gaël yaganiriye n'abambasaderi ba Sudani ndetse n'abambasaderi ba Libya. Umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa bya Kigali Universe bamwita Kenny Mugarura. Uyu ni murumuna wa Coach Gaël, nimba mutarimo nabizi mu bimenye, barakifatiye mu gihugu kabisa. Yabwiye abanyamakuru rero ko Coach Gaël yaganiriye n'aba bayobozi bose mu mikoranire yabo mu bijyanye na Kigali University. Ati baganeye kuna abanyasudani bagira uruhare muri Kigali University binyuze mu bufatanye hagati y'abanyarwanda n'abanyarwanda baba muri Sudani n'abanyarwanda hagati y'abanyasudani n'abanyarwanda, kandi bashakaga kuzajya bahurira muri Kigali University kugira ngo barusheho gukomeza umubano hagati y'ibihugu bibiri binyuze mu guteza imbere imyidagaduro ndetse na siporo. Byari bimeze neza muri iki gihe barimo kabisa, byari ibintu byiza cyane bari muri iki kiganiro. Ahanini cyane turi kubona u Rwanda mu myidagaduro turi gutera imbere. Mutekereze, turashiduka byanga bikunda dusanga u Rwanda ni rumwe mu gihugu gifite imyidagaduro yateye imbere bitewe n'ukuntu ibihugu byinshi bigiye bitandukanye birushaho kugenda biza kutwigiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Navuga ngo congratulations ku banyarwanda mwese ahantu muri, bitewe n'imbaraga mushyiramo kugira ngo mwubake igihugu cyanyu cyababyaye, murusheho gusigasira igihugu cyanyu kabisa.
Coach Gaël rero yaherutse kubwira televiziyo y'u Rwanda ko igice cya mbere cy'inyubako kigiye kuzura cyitwa gitwaye hafi ya miliyari 2 ako nyagasani uyu mugabo y'amafaranga ntabwo nekereza ko araye. Ibi bintu ntabwo bisobanutse n'ubwa mbere twakumva ibifaranga nk'ibi. Ibaze kwigondera shike yose warangiza ukayigura ugakorera ibikorwa nk'ibyo mane. Hari ibibuga bya football, hari ibibuga bya basket, hari ibibuga bya volley, harimo ibibuga by'abana, harimo amagame, harimo utubari, harimo amaresitora. My goodness, ni ibintu byinshi birimo hari ahantu. Ubwo rero yivugira ko bagikomeza kandi bagishyizeho amafaranga, bagishyiraho amafaranga menshi yo kugira ngo barusheho gukora aha hantu neza. Ni inyubako rero izajya ikinirwamo imikino yose igiye itandukanye. Ni inyubako izarangwa n'imikino gusa, n'imyidagaduro nimba babwira. Izo birimo ibibuga bito bya siporo bitandukanye by'umupira w'amaguru, basket, tennis, golf. Icyo kintu nacyo mu cyumva hazaba harimo golf, mu nzu hazaba harimo amaresitora, amaduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye. Ni n'ahantu heza cyane kabisa, ahantu aho kwicara, ahantu ho kuruhukira ureba kabisa inyubako, eba hakurya ureba uzaba ureba Nyabugogo yose uyifite mu maso, uri kwirebera hakurya imisozi za Kigali za Jari zose uri kuzireba. Rero Abanyasudani rero babarizwa mu Rwanda bakinaga imikino ya mbere y'abadiaspora yahuje ikipe ya Sudani ndetse n'ikipe ya Libya. Iyi mikino yabanje kubera ahantu hanyuranye nko kuri Canal Olympia kabisa, ku bibuga bitandukanye. Bahitamo kuyisoreza rero muri Kigali Universe mu nyubako ya Coach Gaël. Mugenge n'umukire by the way, n'umukire kandi none n'umukire waje kuvugwa muri entertainment nyarwanda. Mu kiganiro kijyanye n'itangazamakuru rero turashima uyu n'umuyobozi wabivuze, yavuze ko bashima u Rwanda n'abanyarwanda kandi turashima ko twakiriwe. Abanyasudani baje mu Rwanda kubera ibibazo by'intambara biri iwabo. Rero u Rwanda turufata nk'igihugu cyacu cya kabiri. Wow, thank you. Barufata nk'igihugu cyabo cya kabiri. That's good ku banyarwanda. Ni ibintu byiza cyane. Umuyobozi w'ikipe ya APR FC Colonel Richard Karasira rero yitabiriye iyi mikino kubera ko ikipe ya APR FC bafite umunyasudani Sharif Idea Shaibubu, muramutse cyane, n'umwe mu bantu bakomeye cyane. Rero yaganirije aba bantu nyuma y'imikino baraganira. Colonel rero yavuze ko iki gikorwa cyabashimishije cyane, ati ni igikorwa twatunguwemo cyane kubera ko dufite umwe mu bakinyi banyu Shaibubu, ariko uyu mukinyi ni danje. Tubanye nawe kandi mwabonye ko baza neza no kudushyigikira kuri stade, buri gihe baza no kumushyigikira kuri stade kabisa. N'abantu bakundana berekana urukundo, byari ibintu byiza cyane, byari imyidagaduro. Rero yes, ni umwe mu bantu bakomeye cyane bakinaga umukino umeze neza cyane. Yes, murabizi ko mbakunda kandi mbifuriza ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza no gukomeza kumva amakuru ya AD Group. Ari namwe mu makuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye bya hano iwacu mu Rwanda, cyane AD Group akaba ariyo twifuza ko mu minsi imbere tuzaba tubagezaho amakuru menshi. Komeza udusupportinge uko ushoboye kose, yaba subscribe, yaba comment, yaba kureba ibikorwa byacu no kubyumva ndetse no kubitega amatwi. Even ushobora no gucisha ubufasha bwose ushaka kuri nimero yacu iri muri description kugira ngo dukomeze gutegura ibi bintu tubitegure neza. Murabizi ko mbakunda, ni Junior Kevin. I love you.